twongeye kubasuhuza. Tuyisenge Rusi, umubyaza ugarutse mu kiganiro Karame Mubyeyi. Bibutse ko muri iki kiganiro tugerageza gutanga amakuru y'ubuzima abakenewe n'abantu bose, ariko cyane cyane umubyeyi utwite. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro ku mboga zitwa umushogoro. Mbese wari uzi ko umushogoro ari imboga nziza cyane zifitiye umubiri wacu akamaro? Abantu benshi imboga zitwa umushogoro bazihariye abasaza n'abakecuru, nyamara natwe umubiri wacu urazikeneye, kuko izi mboga zikize ku mavitamine menshi cyane, kandi zikize no ku myunyungugu, cyane cyane umunyungugu wa fer cyangwa se ubutare umubiri wacu uba ukeneye cyane, kugira ngo tubashe kugira amaraso ameze neza kandi amaraso atunganye. None se izi mboga zategurwa zite kugira ngo abantu bashobore kuba bazirya? Izi mboga zitwa umushogoro akenshi abantu bashobora kuzigereka ku bishyimbo, ariko bakazirya zidahiye cyane kugira ngo za vitamine ziba zirimo ziticwa n'umuriro, ahubwo bazirye zikirimo zifitiye umubiri wacu akamaro. Ese umubyeyi utwite yaba akeneye izi mboga zitwa umushogoro? Yego rwose, umubyeyi utwite akeneye izi mboga zitwa umushogoro. Mubyeyi unkurikiye utwite, reka nkwibutse yuko izi mboga zidahenze. Rimwe na rimwe hari naho wasanga zitanagurwa bazitangira ubuntu. Izi mboga rero ku mubyeyi utwite ni nziza cyane kuko zimwongerera uwo munyu twise fer cyangwa se umunyu w'ubutare. Kandi umubyeyi utwite nubwo tubizi neza ko aba atarwaye, ariko ubudahangarwa bw'umubiri we buba bwaragabanutse ku buryo aba akeneye amavitamine n'imyunyungugu kugira ngo bimurinde indwara. Mubyeyi utwite unkurikiye, reka nkurarikire gukunda kurya izi mboga twita umushogoro mu gihe cyose ari umweru w'ibishyimbo cyangwa se ibishyimbo bimaze kwera. Turya izi mboga igihe ibishyimbo biba biri hafi kuzana uruyange, ibi bibabi bikiri bitoto. Izi ni imboga nziza dukeneye kurya buri munsi mu gihe zihari, kugira ngo zibashe kuturinda indwara. Nk'uko muri kubyumva rero, uyu munsi turi mu kiganiro cy'ibirinda indwara. Ese ni ibiki umubiri wacu ukeneye kugira ngo wakire ibirinda indwara? Ibirinda indwara tubibonamo amavitamine ndetse n'imyunyungugu. Mu Rwanda ni ibiki dufite umubyeyi utwite cyangwa undi muntu wese yafata nk'ifunguro kugira ngo bibashe kumurinda indwara? Reka mbibutse ko mu birinda indwara icya mbere kiza ku isonga ari imboga ndetse n'imbuto. Mu uyu munsi rero nabateguriye imboga dushobora gufata zikaturinda indwara. Uko mubibona, dufite intoryi, dufite ibitunguru, tukagira tungurusumu, tukagira puwavuro, tukagira seleri, tukagira karoti ndetse n'urusenda ku barukunda kandi barukoresha. Reka uyu munsi tuvuge yuko izi mboga zikwiriye kuribwa zidahiye cyane, aho bishoboka umuntu akaba yazirya ari mbisi. Mubyeyi utwite unkurikiye, ushobora gukunda gukoresha karoti mbisi uyihekenya, cyangwa se ukayirya wayiteguyemo salade. Izi salade zigategurwa na isuku ihagije kugira ngo zitaza kudutera ikibazo cyo mu nda gishobora guterwa n'isuku nkeya. Niba ushaka guteka izi mboga, ntukarenze iminota 15 ukizitetse, kuko iyo zirengeje aho ngaho ziba zahiye cyane zitagifite icyo zimariye umubiri wacu. Ni byiza ko imboga n'imbuto ziribwa kugira ngo umubiri wacu wakire ubwirinzi. Muntu nkurikiye ukunda guteka imboga ukazirisha ukazihisha cyane, ayo ni amakosa udakwiye kongera gukora nyuma yo kumva iki kiganiro. Ni murya izi mboga zigifite urubisibisi, nibwo zizaba zifitiye umubiri wacu akamaro. Ikindi twavuzeho ni imbuto. Ese ni izihe mbuto umubyeyi utwite akwiriye gukoresha kugira ngo yakire ibimurinda indwara? Mu gihugu cyacu dufite imbuto nyinshi cyane. Uyu munsi twabateguriye imineke, ibinyomoro, amatunda, indimu ndetse na voka. Nyamara tugira imyembe, tugira amapera, tugira imbuto nyinshi cyane umubyeyi utwite ashobora kurya, zikaba zamuha ya mavitamine n'imyunyungugu akeneye kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Izi mbuto zikwiye kuribwa ryari kugira ngo zigire umumaro? Reka mbwire umuntu wese unyumva, kundi byakabaye byiza turiye imbuto mu gitondo mbere y'ifunguro rya mu gitondo, mbere yo kunywa igikoma cyangwa mbere yo gufata icyayi. Nibwo izi mbuto imyunyungugu n'amavitamine birimo bigira igogorwa ryiza mu gifu cyacu no mu mara, bikaba byatuma tugira ubuzima bwiza. Abantu benshi rero
bakunda kuzirya ku mafunguro nyuma yaho. Nyamara ni byiza yuko abantu bakwiye gusobanukirwa ko izi mboga byaba byiza ziriwe mbere ku ifunguro rya mu gitondo. Noneho ku mafunguro yandi twafata haba saa sita cyangwa nijoro, tugakoresha za mboga mbisi cyangwa za mboga twatetse ariko ntizishye cyane, kuko ntago imboga n'imbuto bikwiye gufatirwa icyarimwe. Hakwiye kubaho umwanya wo gufata imbuto, hakabaho n'umwanya wo gufata imboga kugira ngo umubiri wacu ubashe kubikoresha neza. Mubyeyi twite unkurikiye, ndakurarikira kurya imbuto buri munsi kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza, kandi wowe n'umwana utwite mubashe kuba amahoro kuzageza ku gihe cyo kubyara, ntuzahare cyangwa se ngo kubyara bibe byaguhitana. Ibyo kurya rero ni kimwe mu miti dufite ishobora gutuma tugira ubuzima bwiza tutageze kwa muganga. Ndabahamagarira mwese munkurikiye gukoresha imboga mu mwanya wazo no gukoresha imbuto mu mwanya wazo kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza. Wowe nkurikiye muri iki kiganiro, ndagira ngo nkurarikire gukora subscribe, share ndetse na like kugira ngo uko dushyizeho ibiganiro ubashe kubyakira buri gihe. Kandi aya makuru ntuyihererane, uyageze no ku bandi kugira ngo tubashe kuramira ubuzima bw'abantu benshi. Ibyo kurya ni wo muti w'ingenzi. Murakoze, mugire amagara mazima.